Ishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Kunzi ikiganiro Sange Sakura Amahoro tuze mwanya mwiza kuganira. Uyu munsi murabona nambaye imyenda ya siporo. Mu kwezi kwa gatanu akenshi ntanga ibiganiro bijyanye na club yacu yitwa Ngwino Nawe. Mbere yuko dukomeza reka dusenge. Mana nzamwa mu cyubahiro tuje imbere tugushima. Tushimiye uyu mwanya mwiza duhaye kuganira n'abana bawe. Papa turagusabye kugira ngo uyu mwanya rwose uyobore mu korabane natwe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Nkuko navugaga rero mu kwezi kwa gatanu hari club yitwa Ngwino Nawe n'ishyirahamwe rikangurira abantu bose gukora imyitozo ngororamubiri ariko cyane cyane abakuze. Ko imyitozo ngororamubiri n'ibanga ry'amagara mazima. Ntabwo umuntu yapfa kuvuga ibintu nta jambo ry'Imana ahereyeho. Niyo mpamvu ngira ngo dusome Amatesalonika ba mbere igice cya 5:23. Haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. N'amagambo Paulo yandikiye Abatesalonika. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'umubiri n'ubugingo n'umubiri byose birarindwi. N'umubiri hari igihe usanga abakristo benshi bita ku bintu by'umwuka. Ni byiza cyane kwegera Imana ukayitunganira ukakora ibishoboka byose ugasenga ugakora ibyo biriya byose kubwira. Ari ugasanga igice ibya bice uko ari bitatu ntabwo babyitayeho. Igice cyane cyane igice cy'umubiri bakumva ngo umubiri uzapfa ngo nta ntuza ntibabyiteho. Nyamara hano Bibiliya rwose irabivuga, Paulo arabivuga neza kandi ngire nsome wumve. Imana y'amahoro ibeze rwose. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka nuko iby'Imana umwuka wanyu n'ubugingo amarangamutima n'ibiki nk'ibyo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagarira niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Uvuga ngo bya bindi ijambo ry'Imana ridusaba Imana izabidushoboza tubikore. Reka turebe kandi irindi jambo naryo riganisha aho ngaho naryo nkunda cyane ryanditswe na Yohana n'urwa gatatu rwa Yohana. Ntabwo ari evangelii hano ubwo n'urwandiko ko Yohana yanditse inzandiko 3. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohana urwo rwandiko rugira igice kimwe. Ndasura umurongo wa 2. Haravuga ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose ube mutaraga. Umuntu mutaraga ni umuntu ufite amagara mazima nk'uko umutima wawe uguwe neza. Amina. Yes. Ntabwo uyu mubiri bajya bavuga umubiri ubyara udahatse. Nkanjye umuntu abona ntabwo mvuga uko nsanzwe mvuga mfite ijwi rinini ariko mfite inkorora maranye iminsi. Ariko muri iyi minsi irimo gukira. Ariko nibura ntabwo navuga ngo iyo nkorora yatewe nuko nabigizemo uruhare. Nta ruhare nabigizemo rwose. Reka. Ariko kubona umuntu yayigwara indwara yabigizemo uruhare yakakurikije inama agirwa ntazikurikize byaba ari akaga. Inama zamurinda izo ndwara. Hari ijambo rijyanye n'ibyo ngibyo ngira ngo yenda mvire mu ruhande rumwe mu ijambo ry'Imana. Reka turebe kandi muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 17. Urwandiko rwa Yakobo igice cya 4 umurongo wa 17. Haravuga ngo nukuzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Shuti yanjye ndagira ngo inama zijyanye n'umubiri wawe ni muri Imana yaguhaye. Niba uri muzima, niba umeze utariko ni muri Imana yaguhaye kandi tubonye amasomo make atura ko tukwiye kuwitaho. Mu bintu rero bimwe by'ingenzi nabwo ko dufite club yitwa Ngwino Nawe. Iyo club irafasha cyane. Dufite ubuhamya nagiye mfata ubuhamya bw'abadamu n'abagabo bavuga ibintu by'Imana yabakoreye binyuze mu myitozo ngororamubiri. Hari
nk'umumama yarwaye diabete rwose mbi cyane bagiye no kumucamano ajya mu myitozo ngororamubiri. Iyo myitozo rero ubu nta mitwa sirabango yarakize burundu, nta mitanywa, akora imyitozo, akora na regime, akakurikira ibyo bamuhaye kujya, ariko nta mitakinywa, ameze neza. N'abandi ni benshi cyane, abakize ama diabete, abakize imivuduko y'amaraso. Nanjye navuga ko mu myaka yanjye ndimo nkorana bibabwiye nzajya mu 74 mu kwa 9, nta mivuduko y'amaraso, nta diabete, nta ni inkora n'impamvu Jehova abo nta bintu numva njya ndwara kubwo gufashwa n'Imana. Iyo club rero nababwiraga ni club yatangiye muri 2014, ubu tumaze imyaka 12 hari mu kwa 5. Iyo club rero ikangurira abantu bose ko imyitozo ngororamubiri, ko by'umwihariko abageze mu zabukuru, kuko ni twebwe akenshi usanga tutanabikora, twibereye mu ntakirirwa aho ngaho, yibereye mu rugo nta cyakora, ugasanga za ndwara zose zaraje, ukaba ari ikibazo rero. Ubwo rero iyo club duhura buri ku cyumweru. Haravuga bati se kuki mudahora mutwe, bajya ku kazi, hari abafite izindi gahunda, ariko buri cyumweru turahura, duhurira Remera buri ku cyumweru guhera saa 12 kugera saa 1:30 za mu gitondo. Ariko tukakangurira buri muntu wese gukora iwe mu rugo, akagira ibintu akora buri munsi, byagenda yagira atariko akagira ibyo akora buri munsi, cyangwa agake gashoboka nibura 3 mu cyumweru. Iyo club yacu rero ni club rwose y'ubukombe mu myaka 12 tumaze muri kwa 5. Buri mwaka tugira amarushanwa. Nk'ubu tuzayagira ku 17 z'ukwa 5, azaba ari ku cyumweru, azaba ari car free day, cyagiye imodoka ziba zahagaze guhera saa 1 kugera saa 4. Nta imihanda nyine abantu bari muri siporo bagenda, nta modoka zigenda, nta kibyose. Icyo gihe nibwo tubikora. Tuzabikora rero n'ubundi uwo munsi ku 17 tuzahurira kuri BK Arena saa 12 za mu gitondo, 17 z'ukwa 5. Noneho dushyira abantu mu matsinda. Abantu tuzashyira amatsinda n'abantu bafite imyaka 45 kuzamura. Abantu bazitwaza n'indangamuntu, kubera ko arabatubeshyaga imyaka batayifite, bakahaza bakatubwira ngo ndafite 45 atarayigira. Ubwo rero abantu tuzandika n'abantu bazaba batwereka indangamuntu yabo, keretse abo tuzi nyine nk'aba club yacu turabazi. Hari n'indi club tubana nayo yitwa Indashyikirwa, nayo turabazi. Ariko abandi bantu ko turagira ngo mwese muzaze muri benshi, muzatwereka indangamuntu yanyu n'ubu yaba ari telefone. Dushyira mu matsinda rero 45 55 tukira mu itsinda rimwe, 56 tugira 65 tubashyira ukwabo, abagore uko bakuru kwabo, 66 tugira 75 tubashyira ukwabo, abagore uko abagabo kwabo. Hejuru y'imyaka 75 tubashyire n'undi mu itsinda ryabo. Na matsinda 8 rero. Akenshi muri rya tsinda rya 75 kuzamura, umva nanjye sindayigira, ntabwo bari benshi, ariko akenshi tubona bake ariko bakaba barahari. Tugeraho kuri tuzahagurukira kuri BK Arena, ubwo bari nka saa 12 n'igice twashyira mu matsinda, tukagera kuri convention. Kuri convention ubundi kuba iyo kabaye car free day, baba bapima imivuduko y'amaraso, diabete, bapimaga n'abaribwa n'amenyo n'amaso, tukabigera abashaka bakipimisha rero. Ubwo rero rwose ndakangurira buri wese kugira ngo uwo munsi 17 z'ukwa 5 azaze, tuzazindwe turi benshi, tujye kuri BK Arena, dushyire mu matsinda tugende. Ntabwo ari kure cyane kuva BK Arena kujya kuri convention, ni hagufi cyane rwose. Nanjye rwaye nizeye ko nzaba nta kizina n'inkuru, ariko nta yes. Icyo nabwira rero nuko iyo turangije no televiziyo bihari, nk'ubushize imyaka 2 ishize meya w'umujyi wa Kigali waduhaye imidari, ariko twanatumye ministre wa sport ashaka kuzaba hari. Ubwo rero turasema kugira ngo muzaze muri benshi. Intego yacu no kugira ngo dukangurire abantu benshi bashoboka ibiza by'imyitozo ngororamubiri. Ibiza by'imyitozo ngororamubiri ni byinshi cyane, ntabwo yenda kumenya umwanya mutoya nabivuga ngo, ariko indwara diabete, igabanya umuvuduko w'amaraso, ituma umuntu asinzira neza, mbese ni byinshi cyane. Iyo twabikoze ntuza tutanga ubudepli, hari utupapuro dutanga umuntu akagatahana byanditse ku gikomutsa akajya byibuka. Shuti yanjye ntarambiranye rero, reka nkubwire ngo intego yacu no kugira ngo uyu mubiri Imana yaduhaye tuwitungire neza, tubungabunge kugira ngo dukorere Imana tunezerewe nta kirogoye. Kirogoye yaza umuntu akora n'impanuka agakomereka akajya mu bitaro,
nta ruhare wabigizemo, ariko nibura wo kushobora ibyiza wamenye ugishyire mu bikorwa, ugira amagara mazima. Indwara itazaduti neorara ni amakosa yanjye. Ndibuka umuntu rimwe nkikora mu cyiciro, nkikora undi mu zabukuru, nagiye narangije nkora mu cyiciro cy'ubuzima, umudama duhubamye ukuntu bajyaga bamwira kunywa amazi akanga nk'ageze arwara impyiko. Yarasigaye yitwaza akabido k'amazi agiye kudoda n'abadozi. Shuti yanjye rero wirindira kugira ngo uzarware uzicuze nyuma agahinda kakwice, fata icyemezo cyo kwita ku mubiri wawe nk'uko wita ku by'umwuka. Umubiri n'Imana yawuguhaye, witeho ugire amagara mazima, kuri Imana unezerewe. Reka dusoza dusenge. Imana zavuga mu cyubahiro, turi imbere tugushima, tugushimira umwanya mwiza tuganiriye ku byo kwitungira amagara mazima. Papa, ndasabira buri wese kugira ngo abihe agaciro, abyiteho, bityo turi benshi tugira amagara mazima, tukore tunezerewe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe.